ushingira ku cyemeza kiri yari y'umwaka ndi kukubwira ko nta yindi ndirimbo dufite imaze amezi ane kuri chat ikubita class y'umu DJ n'ubu uracyari kuyumva iracyahitinga uri kumva ni n'indirimbo kandi yabaye slang ubundi sukubize ni iki cyakora umunyarwanda ku mata habena Peter kandi ntawe urakora indirimbo yitwa inzoga Peter ikintu gitangaje nuko na Mico wagerageje yakoze yitwa Amabiya sa amanyarwanda umuryango wanjye ni munini bro ahubwo banza nta makuru ufite uzi ko noneho ngewe umuryango wanjye uruta umusenyi wo ku nyanja uzi umusenyi wo ku nyanja baba bavuga ni ubundi ni isambu yawe n'ubushobozi bwawe ufite niwo musenyi wo ku nyanja rwa ngo mubyare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja muzuri isi niyo si baba bavuga sorry gato isi baba bavuga n'ubushobozi bwawe mu giti kitarimo ikintu na kimwe haha n'ukubusa so baravuga rero ubundi abantu bagira akabazo kamwe kuko batekereza ko hari umuntu waziye undi muri uru ruganda nta n'umwe wazinda twese yaje ku giti cye afite imigambi ye afite misiyo ye ayisohoza mu buryo ashaka ubundi rero uvuga ngo ibi n'ibi kandi tudafite gahunda zimwe ni nko kujya ku muhanda ukarira ngo bari abantu banze kuntwara bafitanye gahunda umugore azava iwabo asiga ababyeyi asanga umugabo Phil Peter uzava mu rugo usange madamu mube mwana kunguka n'urubyaro Phil Peter uyu munsi ku kintu gihagaze gutyo cyo kubashaka umugore cyangwa se kubagira uwo muzabana bihagaze gute Peter kibazo ukunda kukimbaza sinzi niba ufite nka sister wawe ushaka kundangira bikora this time round nka surprise niyo mpamvu ubona ntari kukubwira amatariki niyo mpamvu ubona nta na move nimwe nkwereka ku bijyanye no kurizinga track yanjye ushaka kubikora as a surprise yo Roki Kimomo ni sawa nyansaba interview reka nanjye nyikoresha Right, reka nagire gusuza cyane mwifuriza ibihe byiza nkuko nsanzwe nimere ni Blaze kuri Iris TV ndetse ahangaha ndi kumwe n'umwe mu bastar bakomeye hano mu Rwanda ni Mr Amata nibindi byinshi cyane ni brand ambassador uyu munsi wa Mango 4G turi kumwe Peter umeze gute umeze fresh cyane ni poa na amahoro ndashima Imana Peter uyu munsi ubundi abarokore bakita gatuti ana hanu h'icyubahiro navuga ko abantu bahamenyereye bazi ko hava ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza uyu munsi dufitiye n'ubuhe nka Phil Peter ubutumwa bwiza tubafitiye nka Phil Peter na Mango 4G nuko twabazaniye agatelefone keza cyane ni telefone je gukemura ibibazo by'abantu bajyaga bavuga ngo simfite smartphone nabuze touch niyo mpamvu ntagisubiza kuri WhatsApp niyo mpamvu ntakimenya ibyo The Choice bakoze amakuru agezweho icyo kibazo je kugikemura kuko ni telefone nziza ariko iri ku rwego rwa buri wese ushobora guhendukira buri muntu wese izo application zose yaba Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube kandi ku mafaranga makeya imvuga ngo amafaranga makeya ni nk'ubuntu kuko ugura internet y'ibihumbi 36 bakaguha iyo telefone muri Mango 4G ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yose bayaguha internet telefone ikabubuntu urumva rero ni inkuru nziza na agatelefone gakomeye katarya umuriro agatelefone kadahenze wowe usabwa gusa kugura internet ubundi bakakaguha urumva yuko rero ya campaign twigeze kumva mu myaka ishize ya Rwanda Connect ko buri munyarwanda agakwiye kuba ari connected kuri internet Mango 4G yayikemuye Phil ako gatelefone atangiye kugakoresha natangiye kugakoresha wakenjoyinze urabona kagenda webwo nsanzwe nkenjoying urabona tudufite mbere gusharinga se ufite aka internet uryo na tetarine tuba tudufite babanje kutuduhaturo tugerageza maze iminsi rero nkenjoying na akantu gakora neza byatari ndagafata nka sharinga n'inshuti zanjye nanjye ubwanjye nkisharinga umuriro nitwibanira reka tureke gatoya ikijyanye na Mango 4G byari byiza ni byiza kuba mwayigereje abanyarwanda nyine ibintu nk'iba ariko ngiye nahita nkwibariza nyuma y'amatako twakobuze Peter ubaheye mwamburi hese mwamburi ntago muri connect tubagurira aga telefone dukeneye ndabona ndi bukuremere Blaze mundemere ariko nawe uragafite ndabizi ko ntabwo wacikwa Phil urumva amata ni hit aho umuntu mumaze gukubita nka miliyoni enye
miliyoni bihagaze gute ntabwo njye nkunda kubireba cyane ibyo mibare ya YouTube kuko ntabwo ariyo nemera ko ari impact y'indirimbo kuri iyi ndirimbo ifite ibintu byinshi igeraho byinshi cyane ikora kugira ngo igire impact rero imibare ntabwo ari ikintu mbezingaho cyane since track imeze neza iri ahantu hose niba hari aho uri kubona awards ukabona irimo kandi irayoboye kuri uyu munsi nayita indirimbo y'umwaka biba byarabaye tu wayita y'umwaka Peter hari indirimbo wozi imaze amezi 4 ihitinga umufuririzo n'uyu munsi ikaba ikiri kuri chart ari indirimbo papa cyangwa uramuzi Rutwitse hari indirimbo afite imaze amezi 4 yitwa Nzonze niba ari Nzonze harya si Nzonze ntabwo anashize ongera ubare neza ahubwo ntabwo arashira ariko irimo irabikora iracyabikora cyane ariko ntabwo imazane awards rero ziri kuba tuzi amaward atandukanye hirya no hino Peter ushingira ku kiwemeza kiri ari y'umwaka kandi nta yindi ndirimbo dufite imaze amezi 4 kuri chart ikubita plus y'umu DJ n'ubu uracyari kuyumva iracyahitinga uri kumva ni n'indirimbo kandi yabaye slang ubundi sukubize ni iki cyakura umunyarwanda ku mata habena Peter kandi ntawe urakora indirimbo yitwa Inzoga Peter ikintu gitangaje nuko na Mico wagerageje yakoze yitwa Mabia sa amanyarwanda indirimbo yawe rero nibyo nashikaga kukubazaho uratubwiye ngira ngo interview duheruka wambwiye uti nge witanzania indi nihangane nigiye gitoya uyu munsi Peter ndi kubona nta kintu bimeze iki gihe si gito ugereranyije n'umwaka wose nari imaze ubuse nibigiye kongera kuba kwa kundi no ikintu gihari nuko ntago nari gupfubiranya indirimbo nyirambika izindi kandi abantu bakikunze bakishaka uyu munsi ifite ibihembe irimo guhanganira bya Kisama Award gusa ngiye ntago mbyita competition ntago hagereranya indirimbo maze amezi 4 kuri chart ngo igereranye n'indirimbo zimaze ukwezi amezi 3 ntago ibyo ngibyo wabigereranya gusa wenda ko competition yagombaga kuzura niyo mpamvu bayishyizemo nayo Peter ibintu so reka dutegereza ahubwo turebe gusa abategura Kisama Award ushatse kuvuga ko bashatse gufata indirimbo yawe ya kera yego wenda nta nini cya wari ufite ariko ze iya kera bakegeranya n'izimaze ukwezi ahubwo iyo nuko competition igomba kubaho iyo bashaka bari guhita bayigikombe icyo nshaka kuvuga wabonaga bikwiye iyo bashaka bari guhita bayigikombe ariko kuko bigomba kuba competition n'izindi zose ziri nomine basura byizeye ko uzagitsinda ngo ninde uzagitwara umwe mu bari nomine kuko buri wese wagiyemo bafite amahirwe Peter biragaragaza ko mu mezi umaze ufitiyemo icyizere uti indirimbo yanjye imaze igihe kinini wenda bagiye kwigeranya n'imaze ukwezi kumwe urabona uzagitwara kugitwara njye naragitwaye mbere yuko bankiramo ibintu bakora rero ubwo ngubwo baratinze wamaze kugitwara tu njye namaze kugitwara ahubwo nabo nk'intararibonye nabo bazareba kuko nyuma yuko abantu bose babaye nomine bashobora kugiha undi muntu bitagize n'icyo bitwaye rwose buri muntu wese urimo aragikwiye ariko ngiye buri icyaye ni nkaho nagitwaye byararangiye ubu nta nubwo ukeneye none byerekana cyane ko wagitwaye we mu mutima ndabikeneye ariko niyo ntabibona uyu munsi bahaye undi gihembo rero muri baramuhanganye bakimuhaye wabigenza ute waburenganye ahubwo ni congratulation bro akwe waburenganye kuntu wo byumva n'ukuntu wakoze ntago nabandenganye abantu baba babireba nabo bari abahanga buri muntu wagiye muhariya wese abafite izo chances ukimara kuba nomine nyine uri umukandida ushobora gutsinda ufite izo chance ahubwo icyo ndeba nuko rejoicinga twese tuba twarakoze indirimbo nziza tugambiriye ko umuziki wo mu Rwanda utera imbere kandi ngiye target yanjye nayikoreye yayigezeho icyo nicyo gikombe cya mbere nakubwiraga namaze gutwara but tracks zose zirimo ni nziza hari n'izindi zitagiyemo iyo biza kuba urutonde rurerure zari kujyamo to be honest so uwo bagihereza wese ntacyo byantwara n'abavandimwe urabizi cyane ko ngira chances uko n'abantu bose bari nomine ntago bakora umwuga nk'uwanjye mo n'abaririmbyi ngendo mu DJ akurana rap ndi umu MC that's MC urarapa Peter ibintu ukora ni byinshi uri all in one harimo kurapa uri umu MC uri umu DJ rwiyemeza mirimo ese etage bigeze bro miruka nkubaza kuri etage yawe iri Nyamirambo abantu urumva na comments nabo batakoze koko Peter iyi etage amaze kuyuzuza bihagaze bite bro
nta kintu nabivugaho. ahubwo se watangiye gushyiramo abayikodesha. Nta kintu nabivugaho ibyo bintu rwose. Abasitari mukunda kwimana amakuru. Bimwe mu bintu nashatse nanjye kukubazaho ariko karimo akeza ni keza nyine bakaguhaye nawe bakamaye. ahubwo nari ndi gutekereza Peter, uteganya ryari? Urumva amaze kugira ama etage, Philip ufite imodoka nziza, sindi buvuge plaque ariko icyo nzi ufite Benz, ufite n'indi Lava, njya nkubonamo niba atari Fortuna ibintu nk'ibyo, ni byinshi. Uteganya ryari none ko wakwagura umuryango wanjye ni munini bro, ahubwo banza nta makuru ufite. Uzi ko noneho ngewe umuryango wanjye uruta umusenyi wo ku nyanja. Uzi umusenyi wo ku nyanja baba bavuga ni ubundi ni isambu yawe n'ubushobozi bwawe ufite, niwo musenyi wo ku nyanja. Rwanda ngo mubyare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja mwuzure isi, niyo si baba bavuga. Sorry gato, isi baba bavuga ni ubushobozi bwawe, ni isambu yawe. Kera tukigira amasambu, none abantu basigaye barebera ku mitungo iri no kuri banki iri. So ubu ngiye mfite umuryango munini cyane ahubwo kuruta n'ubushobozi bwanjye. Uragutse ntabwo uri muri family yanjye. Wari wabyara se? Ndimo kabisa, hatutaza kunyima akalanshi, dore nawe amasaha yegereje. Nk'umwana wanjye nka papa nk'umuvandimwe. Abavandimwe barahari. Noneho reka tuve ku bavandimwe. Umugore azava iwabo, asiga ababyeyi, asanga umugabo. Philip uzava mu rugo usange madamu, mube mwana kunguka n'urubyaro. Philip uyu munsi ku kintu gihagaze gutyo cyo kubashaka umugore cyangwa se kubagira uwo muzabana, bihagaze gute Peter? Icyo kibazo ukunda kukimbaza, sinzi niba ufite nka sister wawe ushaka kundangira. Ariko byaba ari amata abyaye amavuta. Urugo ntabwo ari nk'ishuri uvuga ngo nzaritangira isaha iyi cyangwa nzaritangira itariki iyi. Urugo ni umugisha Imana iguha ku gihe cyayo ishaka, ukabona birabaye. Iyo ubonye umuntu rero mubyumvikanaho, mugahuza, mukabona ko uwo mushinga muzawujyanamo, urabikora. Njyewe ku bwanjye navuga ko ndi ready, ahubwo negereje isaha y'Imana. Isaha y'Imana, Imana ifasha uwifashije. Philip wari wagerageza iyi minsi basi ngushake umukobwa uterete, dusigaye tubita aba miss. Nzi ko nta wakwanga ahantu ibintu bigeze. Wagerageje biranga. Wari warya indobo. Sindahirya kuri plastike. Plastike bari kuzica mu gihugu. Plastike byose bari kubi. Ubwo nanjye bazansora mu gihugu nguri afite plastike mu nda ye ari indobo. Hari umukobwa wari wagwakanira kubwira ati giye Peter ndumva ibintu ntabirimo. Bari wamakanira ngo abwire ngo ibintu by'urukundo arumva adashika kubijyamo hamwe na Phil. Ubundi barabisaba. Ugenda nyine ukora ibikorwa bimwereka ko umukunda, sometimes akakwemera cyangwa akakwangira. Nk'ubu reka ngo urugero Peter, urabona nko muri la Benz yawe ukagira uca ku kagoroba ukicisha wenda hari kuri Iris ugaha umwana lift. Ibyo bintu ubikora? Yes, ni intambwe ya mbere gutera. Ujye ubikora ariko kiye kubana n'abantu bose mbana nabo. Habura gusubiza icyerekezo. Iyo rero muganira ukaganira n'abantu batandukanye kumva mufite plan zimwe, so habamo kuba mwavuga muti plan wazihuza. Icyo nicyo kiba kibura. Kuva rero nawe turahuza imishinga ngo twuzuze icyerekezo, ntago niyo mpamvu utaragiye ubona turi kumwe. Ntago ngenge nibaza ko abantu basaba urukundo. Mwiriwe mama y'urukundo, mwaramutse mama y'urukundo. No, I don't think it works like that. Ufite ababyeyi? Yeah, I do. Phil, hari ukuntu ababyeyi bagushyiraho usasa pressure. Phil Peter urabona urimo urakura, Phil Peter ubushobozi urabufite ariko ntabwo uraduha umwuzukuru. Waduha umwuzukuru ukabyara we, ibintu nk'ibyo byari byakubaho? Hari kubaho ariko byigeze kubaho. Ariko ubu ngubu iyo pressure yarashize kuko bamaze kubona ko hari ibintu byinshi biri kora bitari ibyo ngibyo, ko mpora nzana positive impact muri family, bakabona yuko n'ubundi
hari byinshi nshobora gukomeza gukora uri kumva bidasabye n'umugore kuko niba mbikora ndi njyenyine umugore adahari yes naza I believe ko tuzakora byinshi ariko ntabwo ari cyo kintu cya mbere kiba cyihutirwa cyane ko nawe ndi umuntu ufite icyerekezo cyo kubukora ntabwo ndi nka Rocky ntabwo uri nka Rocky kereka Imana nitabishaka Rocky ngaruga abantu mu mitwe ngo kandi we ngo ibyo binabirimo ajya babeshya Rocky shaho Rocky ni umuhanga cyane mujya mumwiyorera azabukora se ko azabukora gute Phil reka wenda mite nanakwibariza cyane cyane ku bijyanye n'ubundi project zawe ese indi ndirimbo iraje ryari abakunzi bawe hari icyo uri kubagenera cyangwa n'ubundi ni bimwe byaba David Guetta mu mara na ba Phil Peter mu mara imyaka 5 utarasohora ariko ugakubita kamwe nk'amata nyine gati bikora urumva ntago music ariyo main job yanjye nyikora as a DJ mbikora nk'umu DJ harimo impamvu nyinshi zitandukanye wenda nagiye gusobanurira so igihe icyo ari cyo cyose nshaka kubikora this time round nka surprise niyo mpamvu ubona ntari kukubwira amatariki niyo mpamvu ubona nta na move nimwe nkwereka ku bijyanye no kurizinga track yanjye so nshaka kubikora as a surprise yo c'est Phil cyare murebe mukore subscribe kuri Phil Peter 250 ubundi haze hahirire icyo ndacyemera ujye utekereza kuba wakora management y'abandi bahanzi ukabafasha kuba batera imbere cyangwa se bakagira n'ibindi bikorwa bageraho bihereye n'ubundi kuri wowe ibyo bakeneye ntabyo mfite nagakwiye kuba nakwishimira kuba mbera aba manager nkabafasha ariko icyo umuhanzi akeneye kugira ngo atere imbere ntacyo mfite nicyo kibazo cyonyine ariko nindamuka mbonye ubushobozi what it takes ibyo bakeneye byose I would love kubafasha but still n'ubu hari abo mfasha muri bikeya mfite cyangwa nshoboye ndabafasha kabisa benshi cyane nibaza ko ari ubwo buryo nzakomezamo kuzageza igihe Imana intije ubushobozi bwo gukora full management Phil hari comments rero dusoza comments ziri hanze ukajya kubona ukabona aba bloggers bamwe cyangwa se abantu bari ku mbuga nkoranyambaga arapostinze ati Phil Peter ati ugasanga guhaye negative wenda ideas nibiki avuga akabavuga nka Phil Peter wenda karya ruswa wenda y'abahanzi runaka ese Phil Peter maziki muri no game nibindi byinshi Phil wo byakira gute game wenda ndasubiza kuri comment uvuze ntacyo maze muri game usaka barima ku muntu wari we wese aho mpagaze ni mu butaka bwanjye hari umuntu mbere mu butaka bwese kusetse hari umuntu mbere mu butaka bwe ngo azazanye murambwira ati usibye igihugu cy'u Rwanda nkunda nacyo mfite uburenganzira uziko kugira nation iri uburenganzira bwanjye usibye igihugu cy'u Rwanda cyonyine nacyo amakosa yose nagikorera ariko ntashobora kuzakora ikintu cyakora n'ukungorora ntabwo cyajugunya ngo turakwirukanye ngo ratunaniye ngo nta kintu maze ahubwo bangorora bakanshyira ku murongo urumva uwo muntu rero uvuga ngo muri showbiz nta kintu mazemo ni iya nyina se niko ibindi rero biri negatifu ahubwo jya wibaza impamvu batavuga wowe cyangwa n'abandi ubundi igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye nicyo gisoromwa ku mpande zose kuko uteye mu giti kitarimo ikintu na kimwe hahanuka ubusa so baravuga rero ubundi abantu bagira akabazo kamwe kuko batekereza ko hari umuntu waziye undi muri uru ruganda nta n'umwe waziye undi twese yaje ku giti cye afite imigambi ye afite misiyo ye ayisohoza mu buryo ashaka ubundi rero uvuga ngo ibi n'ibi kandi tudafite gahunda zimwe ni nko kujya ku muhanda ukarira ngo bari abantu banze kuntwara bafitanye gahunda nicyo ngicyo nasubiza gusa nta wanze kuvuga waheze mu nda ya nyina nkuko nabikubwiye nyine burya nuba abo udafite abantu bakuvuga niba nta muntu ugufitiye ishyari ntabwo uri umukozi ntabwo uba ukora nuko rero bimeze Phil reka ngushimire cyane murakoze cyane nawe